Paul Biya se uratekereza ko ahagarariye inyungu za Cameroon? ku myaka 92. None se ese utekereza ko ahagarariye inyungu za Cameroon? Never. None se nose ni gute abo bantu bakwicarana na Museveni, bakicarana na Perezida Kagame, bakicarana na hehe, bakicarana n'uyu mugore wa Tanzania, nawe tuvuze ibye nawe ni birebire. Buriya urupfu rwa Nuza buriya ruhishe amabanga menshi, rw'Amagufuli ruhishe amabanga menshi. Tukagira urumva bakwicarana bose, abaperezida bose bo muri Afurika bakazahuza ibitekerezo kuri Afurika guhuza ubumwe na East Africa Community ubwayo erega harimo gishigisha navura, ariko abaturage bo muri Afurika bakomeza kubashukisha ibirori byo kwizihiza independence, bakanakomeza babajijisha mu minsi mikuru imwe idafite n'icyo. Hari n'amatwita aza akifatanya namwe rwose yaturutse iyo ngiyo, ababwira ko ifatanyije namwe kuri uyu munsi udasanzwe. Urumva umuntu wakuboshye yakwizihiza umunsi ko wamwibohoyeho, akamwagiye mugira ubwenge. Bose utekereza yuko abantu benshi bo batuka bakarakara. So abantu buzuye muri gereza ngo yaranutse aransuzugura, ngo ndahaguruka ngo mukubita inkoni ngo arapfa, bakamukatira imyaka 25 y'ubwicanyi. Gukubita no gupfa byaviriyemo urupfu kubera ngo yamututse ngo ni imbwa. Ngiye Mugabe kugita imbwa ntabwo ari igitutsi. Yego, icyumweru gihire bakunzi ba One Nation Radio, ni radio ya Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora Nyarwanda. Iri ni ijambo nzahora mbibutsa kugira ngo mubimenye munabishimangire. Turi kumwe na Bob Mugabe. Robert, tuguhaye ikaze kuri microphone za One Nation Radio. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndi hafi mbirimo. Okay. Nibitari ku murongo neza, twizere ko Nyagasani wacu rurema bintu aragufasha bikagenda neza. Uyu munsi turi ku wa mbere, tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2024. Ni umunsi utangira ukwezi birumvikana, ariko ni umunsi utangira kimwe cya kabiri cy'umwaka. Turangije kimwe cya kabiri cy'umwaka wa 2024, dutangiye undi. No gukomeza tukareba ko tusoza kandi dufite n'icyo tugezeho. Ariko uyu munsi si icyo gusa usobanuye, ahubwo ni umunsi u Rwanda rwujuje imyaka rubonye ubwigenge kuva muri 1962. Kugeza ubu ngubu ni ubwigenge ubona ute nkawe Robert? Ese ababurwaniye niyo wabivana mu ishusho y'u Rwanda ukabireba ku mugabane wa Afurika, baramutse bagarutse ubu ngubu bavuga bati ibyo twarwaniye twabigezeho, ibyo twapfiriye twabigezeho? Urambaza ku rwego rw'u Rwanda cyangwa urwego rwa Afurika? Mpereye ku rwego rw'ubwigenge muri rusange Afurika yaharaniye. Bakwicuza cyane ibyo baharaniye, bakwicuza cyane. This is not the Africa they wanted. Iyi ntabwo ari Afurika bari bakeneye. Nk'ubu uzanye nk'umugabo yewe naho twahera Senegal, tukajya muri Ghana, ukazana ba Kwame Nkrumah, ukagarura muri Zimbabwe ba Joshua Nkomo, ukazana ba Rwagasore mu Burundi, ukazana ba Rudahigwa mu Rwanda, yewe na ba Rwagasana, ukazana Patrice Emery Lumumba muri DRC, muri Congo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo nazi demokarasi baharaniriye ari ukajya Uganda, ukajya Sudan, Kenya, ukazana ba Jomo
this is not the Africa they wanted. ntabwo ari afurika bifuzaga. Kuko Afurika barotaga ni Afurika ya full independence. Full independence rero ubona itarigeze igerwaho muri Afurika. Icya kabiri yari Afurika, urumva abantu baharaniraga ubwigenge icyo gihe, it was a cloth, yari nka cream y'aba intellectuel. Ntibashakaga ubwigenge gusa, ahubwo bashakaga na Afurika ko igira imbaraga. Ni nayo mpamvu abantu bameze nka Kwame Nkrumah bo batekerezaga Afurika yuko kugira, ntabwo batekerezaga igihugu cyabo gusa nka Ghana, oya, batekerezaga nka Afurika, kandi bari abantu bize politike. Ni nabwo yaherukaga kuba discussed politics as it is. Mu bihugu byinshi politics ntabwo iba discussed. Icyo kikaba ari ikibazo ya politikare. Navuga yuko politikare ku ruhande rumwe ubwigenge twarabubonye, kuko nta muzungu ukiyobora ngo, nubwo no mu bihugu byinshi bya Afurika, urakoze, no mu bihugu byinshi bya Afurika ntabwo, no mu bihugu byinshi bya Afurika nubwo ni hake cyane umuzungu yagiye ari utegeka, yabaga afite ishusho y'umwirabura. Ibyo bintu by'ishusho rero biracyahari muri Afurika. Hakaba hariho umuyobozi uriho ariko ameze nk'aho ariko atari uyoboye. ariko ubuyobozi buri muri Brussels, ubutegetsi buri Washington, ubutegetsi buri London, ubutegetsi buri Moscow, ubutegetsi buri ahantu henshi muri Ankara. Hari ingero Ankara ni dufite, Turkiya. so wavuga uti hari ahantu hari umuyobozi w'umwirabura ariko uyoborerwamo na Washington, Brussels, Paris cyangwa Si ibyo Moscow. twabitindaho, ninde se ahubwo twabona exception se? Ni ikibazo kiri, twabona exception ukavuga uti ariko abunzi benshi barategeka, ariko tujye kwanuza kuri uriya muperezida, ngira ngo niwe ari mu bamaze imyaka myinshi ku butegetsi. Paul Biya, Cameroon. Uriya mugabo iyo atari i Paris aba yibereye i Geneve cyangwa se Freiburg, cyangwa se yibereye mu yindi mijyi y'i Burayi. Inama ye akenshi ni kuri telefone, kabineti Ni kuri Zoom. ni kuri uwo ngororeho niwe ukabije. Abandi bo babikora uburyo abaturage baba batabizi, bakabona na politike zifatwa. None se utekereza yuko intambara nyinshi ziba muri Afurika ari ibibazo bya Afurika? None se Uburayi bwirirwa butwirata ngo bateye imbere, ngo tekinoloji, ibyo bikoresho se ntibabikura muri Afurika? Ariko ikibazo uburyo babikura muri Afurika, ntabwo babikura muri Afurika mu bucuruzi bwemewe, oya, bari mu guteza intambara n'ibyago n'ibiki byose. Dusubiye ku kunuza, genda akeka yuko iyo yaba ariyo mpamvu se ushimangira uvuga uti no country in Africa is fully independent, nta gihugu muri Afurika kigenga kugeza uyu ariko munsi, si n'ibyo kubera gusa, ko byinjirirwa n'abo banyamahanga. si n'ibyo gusa, hariho n'ibiriya politike za World Bank na IMF, biriya birimo imfashanyo n'imyenda, bya nabyo biturushaho kudukenesha. Ariko n'abategetsi bacu bamwe usanga bategeka ibihugu byabo bya Afurika, ariko umutungo babonye bawujyana hanze i Burayi, kuko batizeye n'aho bari. Abana babo bakabigisha i Burayi na Amerika, kubera ko batizeye edukasiyo yaho, kandi aribo bagomba kwishyira ku murongo. None ibyo bipuruvinga the case yo kuba edukasiyo itajya ku murongo, ni uko abakayikize ku murongo nabo batayizeye. Of course ibyo bipuruvinga point. Iyo ufashe
ibishushanyo by'abazungu biba bitegeka ibihugu byinshi muri Afurika. Nimvuga ibishushanyo by'abazungu urumva icyo ari cyo? aba agent. Aba agent b'abazungu baba bategeka ibihugu bya Afurika. N'ukomeye cyane akaba ari abazungu bamukomeza, ukabyongeraho kutihuza kwa Afurika, ukabyongeraho politiki za World Bank na IMF mu mitangire y'imfashanyo ndetse n'inguzanyo, definitely the result you have, igisubizo ubona ni Afurika dufite uyu munsi. None se barakomeza ku bintu bya IMF na World Bank, aho hantu tubasobanure neza, kuko for example nka mu Rwanda muri budget ejo bundi minisitiri akiri Uzziel yajyanye imbere y'inteko ishinga amategeko 60% yari amafaranga from imbere mu gihugu, hanyuma imibare irengaho % iba inkunga n'inguzanyo. Ese u Rwanda as a country nk'urugero, can u Rwanda riri survive on 60% ikabaho, kandi uri kuvuga ngo inkunga n'inguzanyo birakenesha cyane byashoboka. Buriya ibintu byinshi cyane muri Afurika bishoboka ntabwo bikorwa n'amafaranga menshi. Ikintu cya mbere, iyo ufashe umuntu ushonje akemera ko ashonje, umujinya w'inzara yamuriye niwe uvamo gukora cyane akabona ibiryo. Ariko iyo afite ahantu agenda agakora, rwose buri gihe aba ari za 60, 65, za 50, aba ari amafaranga avuye imbere mu gihugu, ahandi aba ari inguzanyo. Kandi budget isomwa buri mwaka, so buri mwaka ni ukuvuga tuba dufite inguzanyo nini. Icyo ni ikibazo gikomeye, ntabwo wanayigobotoramo iyo myenda kuko itangwa kuri interest irenze y'umurengera. Or mu bihugu by'i Burayi na Amerika iyo bashaka no kwiguza kuri IMF cyangwa se World Bank, babifata at a zero rate. Zero. Ni ukuyabaha gusa bakazagusubiza uko yabahaye. Mbese bisa ngo gukora mu mufuka wawe w'ibumoso ushyira mu w'iburyo. Ariko twebwe IMF ubundi na World Bank amafaranga bo bayakure. Rwose ari ibihugu by'abazungu biyashyira hamwe. Kugira ngo bikore mu isura yo kuzamura ibihugu byo muri Afurika. Ariko gahunda ni iy'ubukoroni. Nta gihugu turabona cyakuze kikanazamukira mu nkunga no mu nguzanyo. N'ikihe? I'm asking you. Nta cyose. Ku nkunga no mu nguzanyo kigakura kikavaho kikagraduatinga kikava ku nkunga n'inguzanyo, biterwa n'igihugu kugira ngo gihagarare kive ku nkunga n'inguzanyo. Ni a political decision. Thomas Sankara yari yabikoze muri Burkina Faso, atari uko umusaruro uturuka muri Burkina Faso uhaza inkunga n'inguzanyo. Nuza Perezida Afwerki wo muri Eritrea ntabwo bajya bakorana na World Bank na IMF. So none se ubwo wahagarara ukavuga uti Eritrea ni igihugu ntangarugero? Eritrea iriho mu bushobozi bwacyo. Yego. Erega aho kuba imbwa imyaka 100 waba umugabo iminsi 3 washaka kugapfa. Cyangwa intare, kuko akoresheje inyamaswa dukomeze ku nyamaswa. Waba intare umunsi umwe ugapfa. Ku ibintu byo kubaho aho kumara ubuzima bwawe bwose upfukamye wahagarara umunsi umwe. Nibwo wahagarara rwose ugapfa uhagaze. Niwemere gupfa upfukamye, niwemere no gupfa wicaye. Banakwica bakakwica uhagaze. Ariko there was a time mu Rwanda byari 8 hanze 20 imbere. So ibyo byabaye ryari? Byari bihari mu myaka yatambutse, ntabwo nzi precise igihe, ariko hari igihe rwose utazi tubyihore. I know, ntabwo ndi kwibuka precise umunsi, kuko hari improvement igenda, hari gutera imbere kugira no kugaragara mu ngengo y'imari y'igihugu, aho igeze kuri 64 na 5 gutyo, ivuye kuri 20% y'amafaranga aturutse imbere mu gihugu. Ntibishoboka ko ushobora gukoresha inguzanyo ukazaba umuntu utadepandinga cyane ku nguzanyo,
cyangwa sisiteme y'inguzanyo siko ikoze. sisiteme y'inguzanyo ntabwo yabikwemerera, ntabwo yemera graduation. Abantu babikoze ni muri South Korea na Japan. Na Japan. Ariko nabo kubikora it was a political decision, ntabwo cyari ikibazo cy'uko urumva ukeneye amafaranga uzi uyaguha nta gihe utayakenera cyane rwose. none se Ibibazo bihoraho. bibiri bikeneye amafaranga bihoraho, ariko hari ubwazo buriya politiki akavuga nta nguzanyo tuyagufata, icyo tuyatwemera yenda ni impano, ariko iyo mpano nayo idafite conditions. Biragoye ko twakuvuga ngo Afurika yaba independent ikidependinga ku mpano n'inguzanyo. Ubwigenge bwanyu ni ubwo kubeshya na celebration ubona mu bihugu bya Afurika byinshi ni ukubeshya abaturage. Biriya bifasha abaturage kubeshya abaturage, ukabavuga ko bigenze, ariko nyamara ubushomeri barawubona, nyamara ubukene barawubona bukabije, nyamara wowe ingendo uriho urazikora tukubona hehe na hehe, nyamara ibindi biriho birakorwa. Uzi kugira ngo muri Afurika bakwemerera utegeke? Na Perezida Museveni wa Uganda akiri muri za 1985 nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ngira ngo gutyo, nuko narimwe kwibuka neza keretse ndebye kuri notebook yanjye, yaratangiye ikinyeshyamba ashaka gufata Uganda. Abazungu bari banze kugeza bamutumiye, yisanga Nairobi, bamutuma abandi birabura, yisanga Nairobi asinyana nabo amasezerano. Nka Uganda hari banki nyinshi umuturage adafitemo konti zishinzwe kuguriza leta, utekereza ko ari iz'abandi ziguriza leta? Utekereza ko nta nyungu bafatamo? So bakamwemerera ngo kora kudeta, kureho ubutegetsi buriho, ariko nawe uzaduha ibi ngibi. Ntabwo ari kudeta Museveni yakoze, yayoboye ikinyeshyamba ahiri ku butegetsi. Nabo ariko hari ibyo ubemerera, wanze barakwanga, bakwanga bakaguteza, abantu bose isi yose ikakwanga, bakaguteza media, bagashyiraho byakwanga bagashyiraho na restaurant, bakakurega ibyaha za Human Rights Watch, Amnesty International, UN Human Rights Commission i Geneve, bose bakakureka, bose baraguhagurukira itangazamakuru, bose bakavuga how everything bad you are doing, kugeza bagukuyeho. Kandi si ukugukuraho gusa, bagukuraho bagufunga. Iyo bagukuyeho bagutinya, bagukuraho bagufunga cyangwa bakwica. Ko bameze imyaka maze ubu ngubu umaze kubona byinshi cyane. So kuko natangiranye ibintu byo gushaka kumenya politike no kwiyanteresa muri politike nyiga primaire, muragenzura kugeza ubu ngubu ngeje imyaka 40, ndabazi ukuntu bakora. Nanjye nshatse gutereka ndabizi. None se uratekereza ko Rusesabagina biriya yari yabaye igitangaza n'ubu ari igitangaza? Ni Rusesabagina ku giti cye? Barakubaka. Babonye ikigabo kiri aho kikava muri Amerika gifite abatipe b'abavayi, bakanyura muri Congo Brazzaville bakishyira ikishasa ngo bakajya gutera perezidansi. Hari abazungu baba barakaje bemera ko biriya byose bikubaho. Usi urakaje umuzungu, inyeshyamba ziragutera, kudeta z'ubugoryi z'abashaka kuguhirika
bitwaje ibibando mbese kandi kubarakaza biroroshye ntabwo ukeneye kubatuka. Ubona bya bindi Chavez yabatukaga na Robert Mugabe wa Zimbabwe yabatukaga, rero nta kintu bibatwaye. Bangamira inyungu zabo, piece them off, you will see the true colors of them. batuke ntacyo ariko Kubatuka wabatuka, ntwitambike inyungu zabo. oya wanahagara muri speech ukabatuka ukabacyurira, they're okay with that, kuko baba bazi ibyo urimo. Kuko hari abanyafurika batwarwa n'ayo marangamutima bati perezida arakomeye arabatuka, cyokora arababwira ibyo nta muzungu, icyo si cyo kibazo afite, barakuze bangamira inyungu ze. kandi bafite nyinshi muri Afurika. Ndaguha urugero ku muturanyi DRC yakoze ikosa rimwe rikomeye batazamubabarira. kuri minsi ya vuba se Sinigeze kubikubwira hose, mbwira numve twambwiye yigeze byinshi. kubabwira ngo kampani zose zicukura amabuye muri Congo azatera ISIS zongere ziyisabe bushya, kubera ko izo bakoranye na perezida Kabila ziragaragaramo uburiganya. Icyo cyatuma na China itanga intwaro ku nyeshyamba za M23, byatuma buri muntu wese akumenyera. Niyo mpamvu muri politiki ugomba kwitondera cyane icyo uvuga. Hari n'icyemezo ujya gufata ukabanza ukagisha inama abo baturage, abo bazungu, kugira ngo batagukura ku butegetsi. Iyo utabikoze rero ngo urashaka ngo wowe waratsinze mu majwi ngo 90%, ukabikora ujya kuba uryamye ukabona babaje pe ibihumbi bakurindaga, ukabona abaturage bitwaje ibihiri bari ku muryango wawe. ariko muga utekereza Perezida wa Haiti se yapfuye ate? yapfuye aryamye None dusubire muri nuza igihugu cyitwa Panama bagira umujyi witwa Panama City. uzi perezida waho ukuntu bamugenje? Baragiye, yari yababangamiye kweri yarakaje abanyamerika bibi cyane. Tipe yisanze mu nzu ye haje abantu bitwaje indwaro bambaye civilian, bararasa, barashe ngo hatangira ibintu byenda kumera kudeta. Arangije ahungira muri ambasade ya Vatican muri Panama City. Ahungiye muri ambasade ya Vatican, baragenda bazengurutsa ambasade ya Vatican bimikoro, bakajya birirwa bacuranga imiziki bisakuza ewana kugeza uburyo ataryama. Muri Amerika bamusohoreye ikidosiye cyo kuvuga ngo acurutse ibiyobyabwenge, kugira ngo Vatican, ambasade ya Vatican ishobore gukora muri Panama City. Byasabye ko bamutanga, bamutanze FBI yari iri aho ngaho. Ibaze FBI na DA kwisanga mu gihugu cy'amahanga, bagatwara the former president bakajya kumucira urubanza ngo drug trafficking. Kudeta nyinshi. None se Mobutu yakoze gute kudeta yikorera nuza? Lumumba. CIA. Umuntu muba muri kumwe. None se Thomas Sankara yapfuye? None se Thomas Sankara ari ukundi yari yarakaje abazungu? Reka da, wiyubakaga igihugu cye. Ibyo kandi bireba. Kandi ntabwo bashaka ko muva mu bukene. None se babakontorora gute? Politike ukenesha abaturage, ukajya ubahereza udufaranga dukeya tubafasha kubaho, kagatonyanga kugira ngo badepande kuri wowe. Ariko nutume bakira umuntu wakize ntabwo yongera kukumva. None se niyo mpamvu abanyapolitike benshi banga bakire. Ubona nko muri Afurika abera bafite influence ku kigero cya kangahe ku ijana? 100%. Kusetsa. Exaggerating. Kibazo bagutegeka utabizi ko bagutegeka, ariko baba bagutegetse.
wowe ubwawe mm? yewe na kameramani unyicaye imbere mwese muri aha ngaha iyo ugiye tuvuge Nyamirambo kugura inkweto umuntu akakwereka supuresi ashaka kwemeza ko ari iya danje akakubwira ngo iki supuresi inuza yo kwambara kugira kari i Burayi i Burayi cyangwa n'inyamerika n'Amerika n'ishati ashaka kwereka ko ari ishati ya danje akubwira iki kugira kari inyamerika thank you none se reba nko mu Rwanda nka ibintu byinshi dukoresha yaba ari isaha twambara yaba ari amashati twambara yaba ari ibiki utekereza ko akorerwa mu Rwanda nese utekereza yuko abayakora ari bande n'abazungu perezida Paul Kagame igeze gufata icyemezo cyo guca caguwa Amerika ihita imufatira ibihano imwima access kuri AGOA ni amasezerano dufitanye na Amerika atuma Amerika ishobora kuzana ibyayo mu Rwanda ikabicuruza mu Rwanda nta musoro natwe tukatwara ibyacu ku isoko rya Amerika nta musoro guca caguwa byari bihagije kubukura muri AGOA caguwa imyenda abakecuru bambaye abapfuye ngo duhore twambaye imikuburano ese urumva icyo gitekerezo ari igitekerezo kibi ni igitekerezo cyo kuvuga ngo abanyarwanda natwe twambara iby'iwacu twirwaneho harebe ko inganda zikura icyo kintu cyonyine cyarabarakaje noneho yibaze bageze kure ntabwo bakiri kuri ibyo bageze kure ngo umuntu yasohoye itegeko ridahereza uburenganzira ngo aba homosexuals induru ikavuga uzi ibyo ikintu biba bivuze muri Amerika iyo basohoye itegeko iryo ari ryo ryose reba abaturage babo wari wumva Afurika ivuga wari wumva ibindi bihugu by'i Burayi bivuga nta kintu biba bibarebaho twese ibyo dukora mu Rwanda kuki bibareba superiority none se umusore mwiza kugira ngo aze yakwemeje aza yambaye ngo wajya kumushinga ngo none wambaye nk'abanyamerika yaba umwana wo ku street yabonye amafaranga ngo nabaye umuzungu ngo yabaye umuzungu cyangwa se utamwita ko yari umuzungu ukavuga ngo yishe umuzungu arayamwamba twebwe ntabwo we are not entitled to have man and riches n'ibibonye utuva muri bene wanyu ukaba undi none se tugiye kubiganiraho bya birebire gusa zino celebration za independence nta kintu ziba zivuze nubwo setsa imikara kuko ntayabaye ikintu cyiza gishoboka n'ubu nzahora nsubiramo kugeza ashizemo umwuka Africa unite Africa ni mukure y'imipaka mwihuze ibihugu byinshi ntabwo bikenewe kumva ko bitazakunda mu gihe hakirimo aba agents niyo mpamvu ntekereza yuko inama za African Union bigoye cyane ko ziba zikagera ku mwanzuro hariho abicaye bahagarariye Uburusiya hariho abicaye ubu se turabiyoye ko perezida wa Egypt yashyizweho na Mossad ninde ubiyobewe Mossad muri Israel cyane none se ninde wakuyeho Muhammad Musa wa Islamic Brotherhood none se niba ari batsinze niba bemera demokarasi Islamic Brotherhood niyo yari yatsinze bari banakuyeho na Hosni Mubarak wari wigize nabi bari bakuyeho na Hosni Mubarak wa wundi wari wabanjeho umusaza witabye Imana ejo bundi bamukuraho hajyaho nyine ba Muslim Brotherhood ariko Mose niwe waje uhagarariye Muslim Brotherhood w'incurika ndabizi Hosni Mubarak uri kuba Muhammad Mursi niwe bavanye ejo bundi banamukatiye n'urwo gupfa wowe jewe ndavuga Egypt yego Egypt yategekwaga nande uwo LCC yasimbuye ni Mursi Muhammad Mursi inde wamusimbuye LCC General LCC
General Sisi se niyo yasimbuye Musi. Musi se niyo yari ahagarariye Islamic Muslim Brotherhood. Brotherhood nibyo Islamic Brotherhood se niyo yari yatsinze amatora mu mucyo no ku mugaragaro. Ntibamubujije gutegeka. baramufunga mu mukatiro rwo gupfa. Baramufunga mu mukatiro rwo gupfa. None se ninde wazanye nuza? Mossad, Israel. Ese wafata umuntu uhagarariye Israel, n'undi uhagarariye inyungu z'i Paris, n'uhagarariye inyungu za London, n'uhagarariye inyungu za Amerika, n'undi uri aho ngaho w'umukomisiyoneri. Iyo nama ikazashoboka. Ntabwo bishoboka. Kazafata umwanzuro ku nyungu z'Abanyafurika. Fata imyanzuro ku nyungu z'Abanyaburayi. Ikintu gishoboka ni urubyiruko bose guhagurukira rimwe muri Afurika, bagakora aba bantu, noneho tugashyiraho homegrown solutions. Like we are seeing in West Africa. Bya West Africa nabyo simbyemera neza, nangiye kubidutaho. Kuko uri muri London cyangwa Washington ukayisimbuza Moscow, ubwo se ubukozi no guhindura sobuja. Total independence. Ariko se can Africa really depend on itself? Ikabaho idafatanya. Rwose utekereza yuko ANC urakira ureba nka ANC ejo bundi ntiyatsinzwe amatora kandi ari iriho iri, ariko nuko kujya forming government byafashije ko bafatanya n'aba bandi bageraga bari bayoboye apartheid badiye cyane. Noneho basohoye cabinet irimo abazungu gusa. None gusa ni ukuvuga apartheid yagarutse. Ubu amatora azasubiraho. Amatora azasubiraho. Yego. ANC izabona minority uburyo DNA izajya yigenera, kandi nicyo bashakaga. Kandi biri byakozwe n'umukomisiyoneri Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa ko nabonaga ari umuntu ukomeye. Uzi ko no mu gitabo cya Mandela nawe yamukotinze mu gitabo cyitwa ngo ni Long Walk to Freedom. Yego. Aravuga ati hari umwana muto w'umuhungu w'umujene wari uhari uri kugaragaza ubushake muri ANC no kuzamuka. Ariko Ramaphosa, uzi ko Cyril Ramaphosa ari mu bantu nuva muri telefone ubwo ndi kukumva niko ndi kukurebera ya mazina y'abantuza yabari abazungu bashyizweho. Bariya bihorere ntabwo bakenera. Okay, urakoze. Njyewe icyo mvuga ni iki, Ramaphosa mu mishyikirano yabaye muri yambora hari n'itangazamakuru bimwe bimwita Ramaphosa, ntabwo yitwa Ramaphosa, ni Ramaphosa. Mu mishyikirano yabaye yafunguje Mandela. Iyo abazungu bumvikana Mandela kugira ngo bamufungure, bemeje ko bagomba guhereza ubutegetsi abirabura, ariko n'abirabura nabo babasaba yuko bagomba kugira access kuri capital, ku butunzi. Baravuga okay, muduhereze liste y'abantu tubagira ababiliyoniya. Niko ba Ramaphosa babaye billionaires. Ntabwo ari amafaranga bayakoreye. Bumvikana yuko ku mwaka abazungu bazajya bakiretinga ababiliyoniyazi kugira ngo abazungu bakomezanye ubudahangarwa kuri capital, ku mutungo. Abirabura nubwo bari ku butegetsi na access bafite ku butunzi, ni bake bafite bwinshi. Abo bake bafite bwinshi babuhawe n'abazungu, bahagarara inyungu z'abazungu. Ni naho mpamvu ubona Ramaphosa yongera kugarura DA ku butegetsi. Ishyaka nka EFF, Economic Freedom Fighters, ntibashobora kubyumvikanaho. Julius Malema bashobora kubyumvikanaho. Kandi n'ikibazo ni nabo babara amajwi. Nabagome bano bagabo, nabagome cyane. Bari bafite bita ngo smooth. None se afunze Mandela. None se reba nguyu uwo twavugaga wibera Paul B.
Paul Biya se uratekereza ko ahagarariye inyungu za Cameroon? ku myaka 92. None se ese utekereza ko ahagarariye inyungu za Cameroon? Never. None se ni gute abo bantu bakwicarana na Museveni, bakicarana na Perezida Kagame, bakicarana na hehe, bakicarana n'uyu mugore wa Tanzania nawe tuvuze ibye nawe ni birebire. Buriya urupfu rwa Nuza buriya ruhishe amabanga menshi, rwa Magufuli ruhishe amabanga menshi. Tukagira urumva bakwicarana bose, abaperezida bose bo muri Afurika bakazahuza ibitekerezo kwa Afurika guhuza ubu na East Africa Community ubwayo erega harimo gishigisha navuna, biragoye cyane, ariko abaturage bo muri Afurika bakomeza kubashukisha ibirori byo kwizihiza independence, bakanakomeza babajijisha mu minsi mikuru imwe idafite n'ikibazo. Hari n'amatwita aza akifatanya namwe rwose yaturutse iyo ngiyo, ababwira ko bifatanyije namwe kuri uyu munsi udasanzwe. Urumva umuntu wakuboshye yakwizihiza umunsi ko wamwibohoyeho, akamwagiye mugira ubwenge. Muga reka tugaruke mu Rwanda. This used to be a massive day for Rwanda. Abantu benshi buretse this used to be a massive boss, ngo a massive day mu Rwanda. A massive day urayibarira muri bya bindi nakubwiye byo gukora iminsi mikuru idafite kivuze. Ubushize nakubwiye yuko umukene yananiwe gukira abika ibimenyetso by'ubukire. Umukene yananiwe gukira abika ibimenyetso by'ubukire kugira ngo numubona umwitiranye n'umukire. Kamera inkweto nziza nk'iyanjye, agatunga Benz, iPhone 15 Pro Max. Ariko mu by'ukuri urebye iyo iPhone ya miliyoni ebyiri, wareba n'ubuzima bwe bwite n'ayo afite kuri konti ntibijyana, ariko atuzi ibimenyetso by'ubukire kandi bakunda kugaragara nk'abakire. Iyo yose ni imperial mindset, imperial system yo gukora putinga ubwenge bwawe ukiyumva kuri inferior, ukumva ko bari superior, ukumva ko utihagije uwo uriwe, ukeneye ibimenyetso by'ubukire kugira ngo biguhereze affirmation kuri umuntu ukomeye. Bose utekereza yuko abantu benshi bo batuka bakarakara. So abantu buzuye muri gereza ngo yaranutse aransuzugura ngo ndahaguruka ngo mukubita inkoni ngo arapfa, bakamukatira imyaka 25 y'ubwicanyi. Gukubita no gupfa byaviriyemo urupfu kubera ngo yamututse ngo ni imbwa. Ubundi igihe wanuka ko ndi imbwa nk'ababara gute? Ni pride yabikomereye. Nta nubwo ari pride, ni inferiority complex. Igihe Mugabe ndiyizi ko nari imbwa, kunyita imbwa ni igitekerezo cyawe kidafite icyo kivuze. So mfite uburenganzira bwo kurakara mu gihe naba nikekamo ububwa cyangwa sindakare. Ndongera mbisubiremo, igihe Mugabe kunyita imbwa ntabwo ari igitutsi, kuko ndabizi neza ko nari imbwa. Ubizi kuri intare? Ndi umuntu, ndi Mugabe, ndi mwene Kabahigi wa Gakwaya Rusikamansi, ndi Nkuba y'Umwaga. Ntabwo wanyita imbwa ngo bikunde, nta nubwo nakurakarira, naba mbona ko ari we wasaze. I know who I am. Abantu benshi barakazwa nuko babise imbwa, nuko babikeka mu bubwa, bakababazwa nuko hari umuntu wabuvumbura. Ariko igihe ntiwanyita imbwa ngo ndakare, ahubwo igihe ngufata nk'umuntu utuzuye ngakwihorera. That's your opinion. So umuntu wiyizera ntabwo akeneye kugira ibimenyetso by'ubukire ngo bimuhesha kugira izina rikomeye. To be don't need materials.
kuba umuntu w'agaciro ntukeneye ibintu. ntukeneye ibintu kugira ngo bigere. So Afurika kuba yakihagararaho ntikeneye kubibona amafaranga n'amafaranga ava muri za IMF. For that I agree. So reka turebe ku Rwanda nk'uko nari mbibajije mu kanya, mvuga nti independence wari umunsi wizihizwa cyane, kuri ubu ngubu ntukizihizwa hanini. ubu ni umunsi wizihizwa cyane ufite n'icyo uvuze ku banyarwanda, ari tariki enye z'ukwa karindwi. kubera iki mu Rwanda independence nta kintu kivuze? Ntabwo mbizi neza yuko umunsi wa independence wasimbujwe n'umunsi wo kwibohora, nanjye ntabwo ariko navuze. ariko independence dufite ntabwo ikwiye kwizihizwa. Ni ibihe bya Afurika byo kwicara tukarira, cyangwa se tukicara tukitekerezaho. It is a day of reflection, not a day of celebration. Kuko twabonye independence itariyo, twaratuburiwe. Haracyariho ubukoroni ku rwego rwa Afurika, urwego rw'isi, urwego rwa Afurika n'urwego rw'ibihugu ku giti cyabyo. Ubukoroni tugomba kubutsinda, kandi kubutsinda ni uko twese duhaguruka duhereye ku bayobozi no ku bayoborwa, tukarwanya ubukoroni. N'ugaragayeho kuba icyitso cyabo tukamwigezayo. Kuri Gera Maposa ibintu yakoze yakagombye kuba, South Africa yakagombye kuba sanction mu bihugu bya African Union. Ariko who can sanction South Africa? Nobody. They are always. Tubyihorere, dukomeze. Baratubwire ariko se ntabwo ushobora gutekereza, niba sizi igihe wavukiye, ariko jyewe ntabwo uzi kera hawe ni ryari, ko kera hawe ntabwo ari kera hanjye. Kera hawe hashobora kuba ari vuba cyane kuri jye. Wigeze umenya uti ese niki cyakorwaga igihe cya apartheid muri South Africa? Cyangwa ari ibitabo usoma? I read about it, yeah. Ntabwo mbizi gusa urumva rero kera hawe ni vuba cyane. So I know what happened. I know ko abirabura batageraga mu modoka zimwe n'abazungu. Ndabizi ko batasangiraga, ntabwo bari bafite ahantu bashoboraga kujya mu mirimo ya leta. ntabwo bari bemerewe guturana. Oya, babaga muri za slums za Soweto, babagaho bafatwa ku ngufu, bakubitwa, batemerewe even to participate in national matters no gutora. Bari bari aho, rimwe abanyeshuri barigaragambije, abazungu babavamo. Ahantu gusa abirabura bashoboraga gukora mu nzego za leta hari muri polisi ya South Africa, kugira ngo bafashwe babe abafatanyabikorwa bo gukandamiza abirabura bagenzi babo. Bazave mu bene wanyu babikora. Of course. None se muri Afurika ntibabikora? Abazungu barabikora, baraza bakatubwira yuko mwene wacu niwe dictator. Ariko urabumva, kuko yenda atagisavinga inyungu zabo, nguriya ngo ize dictator ngo ntaki. No muri DRC byarabaye, kwa Leopold abantu bicaga abantu, banabakataga mu boko, bari abakongomani, ariko itegeko ryaturutse kwa Leopold. Babita abakomisiyoneri. Now, mu mategeko tubita accomplices. Ufatanyacyaha. Alpha Blondy yabise les imbéciles. Kandi zitajya zihinduka. Imana zabo n'inda zabo. Imana yabo n'inda zabo. Upfa kumuhereza amafaranga, abana be n'iki bakajya kuba i Burayi n'iki, uba umurangije. Abanyaburayi n'Abanyamerika nibo baduhitiramo ninde ntwari ninde ikigwari. Kugeza ubwo bushobozi buzasubira muri Afurika,
uzazumbaze nawe ukumbwa ngo mu Rwanda barizihizaga massive day celebration zivuze iki se? Ikintu cya mbere u Rwanda rwagiye kubona ubwigenge ababuharaniye batagihari, baraciwe mu gihugu, abandi barishwe, babuhereza abatarabuharaniye ntibamenye icyo kubukoresha. Niyo mpamvu leta za parimehutu ya Kayibanda yari iriho baririmbaga ngo bakize ngo ubuhake n'ubukoroni, ngo ingoma ya gihake na gikolonize byose babishyira ku bwami, ingoma ya gihake na gikolonize. Ubundi se abaparimehutu barimo ba Kayibanda babonye independence umaze guca 1/2 cy'abaturage ukabaca mu gihugu, iyo ni independence nyabaki. Icya kabiri, parimehutu ujya rumva bavuga ngo nibo baharaniye independence, ngo bazanye independence, bayikuye batelefoni, barabwiye na Kayibanda atanabirimo, bari bamaze no gutora amategeko yemeza yuko Ububiligi buzakomeza gutegeka u Rwanda. Barabahamagara batabizi, UN ibahereza ubwigenge batabizi, biturutse muri raporo. They didn't know what to do with it. Uze kureba kuri Twitter nashyizeho ifoto y'uwo munsi. They didn't know what to do with that independence. Kuguhereza ikintu utaharaniye ni nko kuguha igihugu ngo ukiyobore utazi ngo kivuye mu buhe. Nabo rero mu kwizihiza ubwo bwigenge hano mu Rwanda bizizaga ngo igihe ngo bigoboteye ingoma ya Gitutsi, ngo ubwami bagabifatanya ngo ni ingoma ya gihake na gikolonize. Indirimbo za korali yajyaga iririmbira MDR parimehutu, bari bafite korali igitaramo yitwaga Abanyuramatwi, yaririmbaga ngo bibuka ngo demokarasi yabakuye ku buhake, ngo unashiku n'umushishi, ngo n'ibiki, babiba urwango rukomeye kugeza babwira abanyarwanda bamwe gusa abanyarwanda, bamwe bakabita Abaganda. Habyarimana nawe afatiye ubutegetsi ngo aje kuzana amahoro n'iki ngo n'ubumwe mu Rwanda, akaza abwira impunzi zahunze zameneshejwe ngo bagume iyo bari. Igihugu cyaruzuye. Yigeze se kujya kubibabwira igihe yaje kwambika amapeti, igihe yambikaga Rwigema amapeti n'abandi, akajya kubona n'abanyarwanda aho bita za Semuto, za Kapeka, za Ruwera, akabwira abasore b'abanyarwanda bari mu gisirikare n'abandi, akavuga ngo bigumire iyo bari, u Rwanda rwahuze. None se baba bumva bizagenda bite? Twongere twizihiza ibyo bintu by'ubuginga? Ntabwo nabizi, nta nubwo nabigiye. Nakomeza nkagira iwanjye Kicukiro nk'iryamye. You cannot tell me to celebrate nonsense. Ubwigenge bwari ubw'igice kimwe cy'abanyarwanda? Nta nubwo nabwo ari ubu, kuko ubwigenge bw'u Rwanda kwirukana abazungu ni iki? Hari ababuharaniye, bwaharaniwe na Rudahigwa, Mutara Rudahigwa, baramwica, bamwicira i Bujumbura. Ba Rwagasana the same, abantu bose baraniye ubwigenge. Nose n'ubujya mubona iyo umuseka umuntu ugerera amadosiye menshi, ngo uragerera amadosiye ameze nka Rwagasana ajya kuburana ubwigenge muri Loni, yajyaga kuburana independence. Rwagasana yari umwebuderi parimehutu wapi? Yari umuyunari. Daboro niba mushaba abandi bakunda iby'ubwoko, yari n'umuhutu by the way. Akaba umurunari cyane. Ishyaka ry'ibwami. Ako runari ntabwo yari, nubwo yari umwami. Okay, bo bashakaga constitutional monarchy, ariko bashakaga demokarasi, like demokarasi ijyeho, prime minister running the country,
umwami agumeho nk'uko biri mu umwami bwongereza. agumeho ariko nk'ibyo mu bwongereza. None se abadukoronesha n'ibihugu bikomeye byose siko bimeze, mu Bufaransa siko bimeze, Mu Bubiligi mu ahubwo, Bubiligi, yes, Italy, Spain, Spain, Netherlands. Netherlands, mu Bwongereza the same. Ese runari harimo n'abantu benshi, ariko se kuko bari bazi icyo baharanira, yuko ikibazo atari monarchy, ikibazo ntabwo byari ugusenya ubwami bw'u Rwanda, ikibazo cyari icyo gukuraho ubukoroni. Ababuharaniye barapfa baragenda. Ugasana ndumva ari no mu ntwari z'u Rwanda cyane rwose arimo. uriho urumva. So, urashaka se ngo twizihize iki? Kuko nabwo sinavuga ngo ni ubwigenge bwa bamwe, nabo ntabwo ari ubwabo. Ntibazi even independence bivuze iki, ko bavugaga ko bizihiza gukuraho ubwami, ngo bwazanye ubuhake, ngo umututsi ngo agenda nk'ifuni iheze, ngo abanyarwanda bihitiramo demokarasi. Urumva iyo ngengabitekerezo? Is that what you are telling me to celebrate? Do you want to celebrate such a bullshit? So why are you asking me guys? That's nonsense. Hanyuma mu gusoza, itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi yo ivuze iki mu mateka y'u Rwanda no mu Rwanda tubona uyu munsi? U Rwanda byibuze rwongera ubu rw'abanyarwanda, byibuze ubu rw'abanyarwanda. Ntabwo tuvuga ngo ibibazo byose byarakemutse 100%. Hari aho se tuzi byakemutse 100%? Icyo ntabwo mbizi. That's it. 100% hari ibihugu byitunze, buriya iyo udasaba ubayeho. Hari ibihugu bidasabiriza, ahubwo natwe tugiye kubisaba. Nubizi se? Ndabizi. Urakoze. Nese wambazaga iki? Nubwo ubutegetsi bwa FPR butakoye ibibazo byose, ariko byibuze hari ubumwe bw'abanyarwanda. Ari umuhutu, ari umututsi, ari n'umutwa, ari n'undi uwo ari we wese, arisanga mu Rwanda, afite umutekano n'amahoro, aratuje. Cya kabiri, igihugu ni iki? Arashobora kwivuza, arashobora kugenda amasaha ariyo yose afite umutekano. Niba ashaka gukora arashobora gukora. U Rwanda is a pride y'abanyarwanda. Ubu ni buri munyarwanda wese, u Rwanda n'ibyirato buri munyarwanda wese yirata kuba ari umunyarwanda, bifite agaciro. Noneho hari agaciro ko kuba umunyarwanda. Icyo ni ikintu wakwizihiza. ariko ugenda urebye mu myumvire yanjye nayo buriya bitoroshye. mbona tutarageza igihe cyo kwizihiza ikintu icyo ari cyo cyose. We need to work hard, tukaruhuka byibuze nta munyarwanda ukivuga ngo yaburaye. ndabizi Jesus yaravuze ngo abakene tuzabahorana, ariko baba bakennye ku bindi, tutakiri ku kibazo cy'ibiryo. Icyo kintu kirambabaza cyane. Icya kabiri kimbabaza, Afurika kuba itishyira hamwe birambabaza, bimbuza no gusinzira, kuko binyereka n'imbaraga dukoresha muri buri gihugu kugira ngo gitere imbere. We are wasting time. Gutakaza igihe, turatakaza igihe n'imbaraga. Ubu gutera imbere gushoboka nuko twishyira hamwe, imipaka ikavaho, abaperezida benshi bakitegura kuba abagavana, igihugu kikaba intara, kikaba federation, icyo wita igihugu kikagenda kiba intara. Bimwe mbona byaba n'umurenge. u Rwanda ariko nturukire mu bihugu byaba imirenge, kubera ko ari ruto. Ikibazo cyawe ni icyo. Urashaka Afurika ikomeye cyangwa urashaka u Rwanda rukomeye? Dushaka u Rwanda rukomereye muri Afurika ikomeye.
ntabwo bibaho. Mm. Byonyine iyo watangiye kuvuga Afurika ikomeye igomba gutuma utundi tuntu tudayikomerana, yo ubwayo indani igakomezwa no kuba Afurika. Icyo nakubwiye ikintu, patriotism ikavaho igasimburwa na panafricanism, ni ideology ebyiri zitandukanye. You cannot, biragoye cyane. N'ubu njya ashaka kubiganwa n'abantu bamwe b'inshuti zanjye bahora ariko mu ntabwo waba bintu, umupanafricaniste uri umupatriote. ntabwo bishoboka. Ni ibintu biri You have to be bidakora. a patriot first, then a Ntabwo wambwira ngo pan-Africanist after. urashaka kubyara kandi urashaka no kuguma muri virgin, ntabwo bishoboka. Oya, ahubwo kimwe cyuzuza ikindi. Urabanza ugakunda ubutaka uhagazeho, ukazabona gukunda ubwo igihugu cyawe kiri. Ntabwo waguma ngo uri virgin ngo ubyare, ntibishoboka. You need to lose your virginity to have a baby. We have a story in Bible. Oh, ibyo ni byo that said madini. that a virgin Ntabwo mary igihugu will never wacyubakira die. mu idini, twumvikana. So Afurika kugira ngo yiyunge igomba kwemera gutakaza virginity yayo. Bira aka ngaka niyo urimo gufotora, nagira ngo ugafotore neza, kuko iki ngiki cyo ndagira ngo ntabwo Afurika, kugira ngo tugire Afurika ikomeye, uranyumva, ntabwo dushobora kugira Afurika ikomeye ifite ibihugu bikomeye, ntibishoboka. Afurika igomba gutakaza virginity yayo, nk'uko nakubwiye ngo nta mugore ushaka, nta mukobwa ushobora gushaka kubyara umwana ngo ashake no kuguma ari vierge bikunde. Afurika igomba, ibihugu bya Afurika bigomba kwemera gutakaza ubusugire bwabyo. Ubwo busugire ari iki? Ubusugi bwabyo. Ubwo busugi ni ubuhe? ngo ubusugire bw'igihugu, ngo imipaka. Ubundi filozofi y'u Rwanda ishingiye ku kwanda. Ukwanda rero ni ugukwira Afurika yose no gukwira isi. Ntabwo ari ikibazo cy'imipaka. Actually imipaka y'u Rwanda ibangamiye filozofi yo kwanda, y'ubwiru bw'u Rwanda. Abo ngabo batadufata tuba tumaze kugera nko ku nyanja. Kwanda k'u Rwanda nta nubwo ari ukwisubiza, ni ugukwiza filozofi y'u Rwanda y'Abanyarwanda, filozofi ya gihanga yo kwishyira hamwe, influence by dominance, ariko udakoresheje conquest, udakoresheje ku Rwanda. Yego. Buriya intambara, ibitekerezo byawe ukabikwiza mu bandi bakabyumva, kugira abandi Abanyarwanda utiriwe ujya kubafata kugira ngo bagire u Rwanda, udakoresheje force. Okay. Buriya n'abami bose bagiye barwana mu Rwanda, byo mujya mwita kwagura u Rwanda, nta n'u Rwanda baguraga. Mu bwiru bw'u Rwanda tubyita kugarura, ntabwo twagura u Rwanda. Iyi filozofi y'u Rwanda irenze imipaka. Kwikubira mu mipaka imwe uba utari kuyikoresha neza. Okay. I get. So Afurika igomba gutakaza ubusugi bwitwa ngo ubusugire bw'igihugu, ngo urukundo rwo gukunda igihugu, ngo gukunda igihugu cyanjye, wanagipfira. It's good ko wamaze, it's good ko ugikunda ukaba wanagipfira, sibyo? Ariko ndagira ngo tugere ku yindi myumvire. Ndashaka ko tugera ku yindi myumvire. By the way, patriotism ugenda yemera, ariko at where we stand, aho duhagaze none mu bibazo dufite none, patriotism igomba ku graduating ikajya muri panafricanism. Afurika ikaba imwe, United States of Africa. Alternative yindi mbafitiye, niba badashoboye gukora United States of Africa, base batangire bakore United States of West Africa, United States of East Africa, zino regional blocks zigende zibe ibihugu, yego, muga, ariko bigamije rimwe nabyo kuzishyira hamwe.
bigamije kuzahuriza hamwe byose urumva tukaba bizagorana Afurika. bizabanza kwanza kuidentifyinga those agents kubashyira ku ruhande hanyuma bagakomeza abantu bari ku murongo Ibyo muzima. byonyine tubanje kubyumvikana tugakora Federation of African States tukabikora tukagira perezida umwe abandi icyo gihe abandi nibwo bagenda bikuramo bonyine. Yego. Bob reka ngushimire cyane n'ukuri Murakoze wagize cyane. neza uyu munsi. Murakoze.